Gashumba ntabwo ari ikintu kimwe, ntabwo ari rimwe, ni inshuro nyinshi bibaye. Ukabeshya no ku kintu gifite ingaruka ku gihugu, ku buzima bw'abantu. Minisita wa Health Diana Gashumba, ibi mbabwira nkavuga ikintu kimwe kuri Vode, nkavuga ikindi kuri Munyakazi, ngiye kuvuga ikindi wenda kimwe kuri Diana Gashumba. Ntabwo ari ikintu kimwe, ntabwo ari rimwe, ni inshuro nyinshi bibaye. Umuntu agahendahenda, kinginga, kibutsa kenshi umwaka ugashira undi ukaza. Ejo bundi ikintu rero ibyaha ni byinshi, kubeshya, ukabeshya no ku kintu gifite ingaruka ku gihugu, ku buzima bw'abantu. Kwanga ukabeshya maze kubera kubamenyera, kubera ko mbazi, reka mbabwire icyo kibazo cya Gashumba uko cyabaye. Sinzi ukuntu byanjemo mu gitondo mbyutse, nterefona bamwe mu bayobozi ndetse bijya no kwa Prime Minister, navuga ariko izi ndwara, ibi bintu biriho, iriya virus iri mu Bushinwa, coronavirus, ndavuga nti by the way tugiye kujya mu mwiherero. Mwiherero turi benshi, turi mu cyumba kimwe, turuzuranye, turasabana. Ndavuga nti ariko buriya twese badupimye tujya kujyayo, tukajyayo tuzi ko tumeze neza. Ntimubwire Minisita wa Health, twese abagiye kujya mu mwiherero Gabiro badupime, bampereho icyo no ku bandi, without exception. Ubwo ariko hari hamaze iminsi bambwira ko twiteguye, aho twamenyera ko hari yatugezemo, ibintu byose biri ready to go. Hanyuma hagaruka message ivuga ngo ariko ngo urareba ngo ntabwo ari ngombwa, twagenda. Nukuvuga ngo dushobora no gufashwa n'amashengesho tukigendera, tukabisengera gusa tukagenda. Umuntu yabwiye ndaramubwira atari ko ati usibye ko aramubwira ngo bafite kits n'ibyangombwa byo gukoresha ngo bishobora guhaza abantu 3,500. Ubwo tuvanamo 400 tugiye kujya mu mwiherero, turaba tubigabanyije cyane. Mu gihe cy'igisubizo cya mbere umuntu aramubwira ati iby'iyo mibare ntabwo mbizi, ariko njyewe naguhaye n'ubutumwa ati, kandi ubutumwa buvuye kwa perezida ni na instructions. Ati ibyo bindi by'imibare uvuga ngo ntabwo uri butange 400 kubera ko ufite 3,500, ubwo uraba uvanyeho byinshi. Ati ibyo ngibyo utelefone perezida bimwibwirije. Ubwo birakomeza
ariko muri abantu babi ubwo natumye natumye kuri minisita n'iki nari navuze mbwira uwo muntu ndanamubwira nti ubwire n'aba n'akanaka b'inzego zitandukanye harimo n'iz'umutekano. Hanyuma abantu mu nzego z'umutekano umwe niwe wahisemo kohereza abantu bajya muri minisitiri ubwayo, muri minisitiri ya health, kujya kumenya uko tunifashe hataza kuba harimo ngira ngo abo ngabo dukorana nabo bamaze kumenyera ko iteka urakurikirana agasubiramo ukabaza bwa kabiri bwa gatatu, kuko ibyo abantu bakubwira bwa mbere kugira ngo bizaba ari byo ugomba gukurikiranira hafi. Ageze muri minisiteri y'umutekano babazije abantu babikoramo barabwira batari ko nta n'ibyo dufite ibintu ushobora gukora ku bantu 95 gusa. Ibyo muvuga ni ibiki? Ubwo ariko ariho abibwirwa abo bashinzwe umutekano, ubwo hagati ya minisita na director wa cabinet mu ofisi yanjye baraho baroherezanya za message birahari gusa niko ntibihagije, ibindi biraza mu gitondo, ibintu biraho bifite aho bihuriye n'ibintu dufite. Hanyuma maze kubona iyo report ivuye mu bantu b'umutekano, ndongera nyohereza muri minisitiri w'ubuhereza, ariko ko abantu bambwiye ngo nubwo muvuga ibintu bishobora gukora ku bantu 3,500, ko bambwiye ngo mu by'ukuri hari iby'abantu 95 nibyo, ngo nibyo. Ibi bindi se mwambwiraga mwantumagaho mwagiye mu mibare mukavuga ngo abantu 400 biraba bigabanyije, ubundi na 400 ntabwo mwabashobora kubakoraho kuko mufite 95 ibikora ku bantu 95 gusa. Yego niko bimeze. Ariko ubwo byatwaye umwanya back and forth, ibinyoma byuzuyemo ntibigira uko bingana. Ukuri kuza kuba ko ibihari n'iby'abantu 95 gusa. Aza minisita bite nibyo ndabyumva nabi cyangwa hari ukubeshyera cyangwa hari iki? Ngo ni 95 ngo urareba agatangira noneho inkuru ndende zisobanura ibyabanje kuza, impamvu mwatwumvise nabi, byagenze gute. Ndavuga mwebwe abayobozi, mwebwe mudashobora no kuvuga ukuri udashobora kuvuga ukuri, ibibazo dufite byakemuka gute? Ukuri ni wowe ugufiteho uburenganzira, ntabwo ari undi muntu. Ni wowe uzi ibyo uzi, ni wowe uzi ibyo utazi, hanyuma ni nawe uhitamo kubeshya kubera ko ibyo utazi ukwiye kubimenya ukavuga uti hari ibyo ntazi, ntabwo ndi bujye kubeshya ngo ndabizi. Ibyo nzi nabyo ndabivuga uko bimeze.